Turongeye turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, kampani yanyu ya mbere idahwema kubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa aho muherereye hose ku isi hose. Tukaba rwose tuba tubitayeho ku bijyanye n'imitungo itimukanwa, ku makuru yayo yose mushobora gukenera. Ni nako rero tukwibutsa gukanda subscribe, nyabuneka utarabikora ukore share, ukande kukazogera, mbese kugira ngo mujye mukomeza kubona ibyiza byose Nzuri Business Group Limited kampani yanyu ibagezaho, ibicishije kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Nkuko rero muri kubireba, tugiye kubereka cyangwa se kubatambagiza inzu nziza cyane. Ni inzu nziza rwose iri ahantu heza cyane, nta handi, ni hano mu mujyi wa Kigali rwagati, ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi. Iyi nzu ikaba iri ahantu heza cyane ku Gisozi, nta handi, ni ku Gisozi hano muri side yo munsi ya Iyerika, muri side ireba mu mujyi, muri side yo hafi ya House Les Hirondelles. Ujyayo rero hagera imihanda myinshi cyane, ushobora kuzamukira mu Gakinjiro ka Gisozi kuko ni hafi cyane y'uwo muhanda, ni kuri uwo muhanda, ni ahantu heza rwose hafi yawo. Ushobora kujyayo uciye Bertwari, ushobora kujyayo uciye munsi ya Iyerika, uciye ku Gasoho Karuranga, uciye ku Rwibutso. Ni ahantu hafi y'ibintu byose, ushobora no kujya mu mujyi n'amaguru, mbese ni ahantu heza cyane. Iyi nzu rero akaba ari inzu nziza cyane. Icyo nababwira cyo nuko ifite ikibanza kinini cyane nk'uko muri kubibona. Iyi nzu iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 470, hafi 500. Ikindi kandi ikaba ifite na boutique ku muhanda. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu ubwayo ni inzu nini cyane ya cadastre, ifite ibyumba binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette 3 nziza cyane kandi nini zihagije, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine yo mu nzu. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu n'icyumba principal cyayo gifite n'urwambariro. Iyi nzu rero ifite parking ubwayo ibasha kuba yajyamo imodoka zitari munsi y'5, ndetse ikagira n'akajardin, ariko kandi ikagira na annex nyine yo hanze, igizwe n'icyumba cy'umukozi, stock, igikoni cyo hanze, ndetse na douche na toilette byo hanze. No mu gikari hayo ni hanini cyane, mu by'ukuri uhageze nawe ubwawe wakumirwa. Ikagira kandi na boutique ku muhanda nk'uko nabibabwiye. Ikindi nuko muri douche zose zayo hagiye harimo za baignoire. Ni inzu rero nziza yubatse mu buryo bugezweho, iri ahantu heza cyane kandi ifite n'ikibanza gihagije. Wenda ntabicishije amatsiko rero, iyi nzu irashaka amafaranga atari menshi ujyanyije n'agaciro k'ikibanza cyaho. Ntababeshya, ikibanza cyaho ntago wakibona munsi ya miliyoni 50. Abenshi murabizi kingana gutya. Ikindi kandi no kubaka iyi nzu nabyo ubwabyo ntabwo ari ibintu bihendutse. Niyo mpamvu nyirayo yabaga yishakira miliyoni 100, ariko turamwegera turamubwira tuti nyabuneka, kugira ngo ugurishe kandi vuba kubera ko ukeneye amafaranga, reka dushyire kuri miliyoni 90. Ariko nanone ntabwo ari twe twaca iteka, kubera ko amafaranga atari ayacu, atari twe tugiye kuyakwishyura. N'umukiriya nawe umuha ijambo, naza azakubwira ati ngewe mfite aya bitewe n'uko inzu nayibonye. Iyi nzu rero igiciro cyayo ni miliyoni 90, ariko ziri negociable. Miliyoni 90 negociable. Ni igiciro, ntabwo ariyo ya nyuma, ahubwo ni igiciro. Wowe tera intambwe uhagere, ushime, noneho nushima tunegosiye, turebe yuko inzu tuyikatuza, kuko ni inzu nziza y'agatangaza kandi iri hafi y'ibintu byose. Wakunze iyi nzu rero, ushaka kuduhamagara kuri za nimero zacu arizo 07 88 48 37 97, cyangwa se 0781 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa rero, kubera ko ushaka kudusanga dukorera mu nyubako ya Centenary House mu mujyi wa Kigali rwagati, muri etage ya 2 ukizamuka muri ascenseur rwose ukahindukira iburyo bwawe, uhita ubona Nzuri Business Group Limited. Ari nako kandi ushaka kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market.
komeza rero ukande subscribe, ukande kukazogera, ukore share kugira ngo ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi mujye mubibona 5/5. Turabakunda cyane muri Nzuri Business Group Limited. Iwacu umukiriya ni umwami kuri miliyoni 90 negociable. Iyi nzu iri ku Gisozi, ahantu heza cyane muri quartier nziza cyane, iri mu kibanza kinini. Ntigucike, ngwino uyisure uyishime, hanyuma ubundi dusigare tuyikatura cyangwa se uyigure kuri ayo mafaranga, kubera ko nayo ntabwo ari igihendo. Ni karibu cyane rero, turabakunda cyane. Ariko kandi tubibutse namwe mushaka kugurisha ni mutwegere tubagurishirize imitungo yanyu mu gihe gito cyane, tube tubaboneye umukiriya. Kandi rwose mwe kurindira cyamunara za banki, ufite ibibazo bya banki, we kurindira cyamunara z'imanza watsinzwe, we kurindira ko ibibazo bikurenga kugira ngo ubone gushyira ku isoko. Ahubwo twegere tukugurishiriza ku giciro gikwiriye kandi kare. Ari nako kandi nawe ushaka kugura watwegera tukakurangira ahantu heza, hatarimo litige iyo ari yo yose, hatarimo ibibazo ibyo ari byo byose, ukagura kandi neza nta manegeka, nta kibazo na kimwe. Ni nako kandi nawe tugufasha kumanagingira imitungo yawe, tukuha abakiriya bakikodesha kandi tugakurikirana ko bishyura ku gihe, wowe ukavugana na konti. Wivunika wubaka, nurangiza ngo ujye no kuvunika wirirwa wirukanka mu bapangayi. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Turabakunda cyane, tubahaye ikaze. Uzahe umugabo ubutaka ntatabubyaza umusaruro bazabamushyinguramo. Hanyuma uzagura ubutaka kubera ko aricyo kintu cyonyine abantu batazongera gukora. Nta butaka nta gihugu. Igihugu kiba ari cyawe byanyabyo gifitemo n'ubutaka. Umuntu uzi ubwenge kandi ushaka kubona ejo hazaza heza, nuriya ushora mu mitungo itimukanwa. Nimvuga imitungo itimukanwa rero, nkavuga ubutaka, ujye uhita wumva Nzuri Business Group Limited. Nibo bambere hano mu Rwanda mu gutanga serivisi ijyanye n'ubutaka. Waba ushaka kugura, kugurisha ikintu gifitanye isano n'ubutaka, wegera Nzuri Business Group Limited. Nibo bambere hano mu Rwanda mu kuranga amazu. Bashobora kukurangira amazu kuva kuri miliyoni 10 kuzamura. Bashobora kukurangira ibibanza kuva kuri miliyoni 4 kuzamura mu gihugu hose n'umujyi wa Kigali urimo. Nzuri rero yubahwe n'ubukombe muri kino gihugu. Icyo Nzuri itandukaniyeho n'abandi no kukugurisha cyangwa se kukurangira ahantu hatari mu bibazo. Nzuri gufasha kugura ahantu hatari mu manegeka, hatari mu gishanga, hatari mu litige, bakanagufasha guhitamo neza. Banabafasha gucunga neza imitungo yanyu itimukanwa, bakabafasha kuyibyaza umusaruro. Bakabakorera mu mujyi wa Kigali muri Centenary House muri etage ya 2. Ku bindi bisobanuro bahamagare kuri ya nimero yabo yoroshye cyane 0788 48 67 97 0788 48 67 97. Bafite n'indi ya 0788 23 0 1 2 3 0788 2 2 2 0 1 2 3.